wagiye. Uko wakura email muri telefone yawe ya Infinix Smart 5 igihe waba wayiforomase utazi password yayo. Izimeze gutya, murabona ko ari Smart 5. Wihuse ukora hano kuri start, ugahitamo igihugu uherereyemo, ugakomeza hariya kuri next, hano kuri simukadi urasimbuka. Ariko mbere na mbere ndakwibutsa kuba wabaye kwishyira kuri internet, wabanje kwishyira kuri internet. Ahangaha ukaza hano kureba network zose ziri mu zirimo. Uraza ugakanda kuri space ukagumishaho urutoki, ukajya muri language setting, ugakora kuri add keyboard. Nyuma warangiza ugakora hano kuri Arabia, ukaza hano ugakora kuri help and feedback. Help and feedback uraza ugakora hano kuri delete or disable. Warangiza ukaza ugakora aha kuri rimwe. Mbibutsa ko muracyari kumwe n'urusobe rw'ubuzima channel yanjye na DJM. Hano ugakora kuri delete app that you install cyangwa se kuri tap to go application setting. Nyuma y'uko wakoze ahangaha ushobora kuza ukanyura aha kuri YouTube, ugakora hano kuri open. Iki gihe hano barakwereka ko yarangiye. Yego, iyo yarangiye ntabwo ya updatinga, ahubwo ushaka kugaruka inyuma. Warangiza ukajya muri application setting, warangiza ugashaka porogaramu yitwa Chrome. Ahangaha ufungura Chrome. Iyo umaze kuyifungura downloadinga icyo twita iyo uyifunguye wandikamo albastos3d.net. Iyo ni website uguriraho porogaramu zigufasha gukora telefone yawe. Nk'uko mubibona hano rero, porogaramu iradufasha. Ushobora gukoresha za Android cyangwa FPR bypass, ariko hano nk'umuntu uri kwihuta cyane wikoreshereza develop and setting. Develop and setting ushobora kuyidownloadinga, kora hano ukayidownloadinga, ariko njyewe nari nayidownloadinze. Icyo gihe rero waranje kuyidownloadinga, yego ushobora kugira gutya. Ngiye ko nari nayidownloadinze, murabibona. Ndaza hano muri downloading kureba muri historique z'ibyo na downloadinze, nindangiza nyestare hano. Kubera ko naranje kwestara ndayifungura. Maze kuyifungura barakwereka ibi ngibi. Tugiye nibirangira uragaruka inyuma nyine, urabona ko bangaruye inyuma muri setting. Icyo dukora ni iki, turacyari gushaka ko twakuramo email. Uraza ukajya kuri security urayibona ahangaha. Uba ushobora guhindura password ya telefone yawe, ariko mbere na mbere uraza kuri screen pinning, yari off ukayigira on. Ahangaha ukahafungura, urabona ko baguhaye uburenganzira bwo gushyiramo patina na fingerprint. Hano ngiye nshyizemo patina gusa, ndanzanye confirm. Yego, nindangiza baransaba gukoresha igikumwe, ariko simbishaka. Nibi ndabisimbuka nk'uko muri kubibona, ngaruke hahandi. Yego, hano ndasabwa kuzimya telefone yanjye nk'uko uri kubibona. Noneho kugira ngo nyikore off, ndakora restart. Ngira ngo murabibona. Ubu ni bwo buryo bwa mbere bwihuse bwo kuba wakoresha telefone uri kuyikuramo email mu gihe utazi password yayo. Hano urihangana ugategereza ikongera ikiyatsa. Kugira ngo murabibona. Yego, nongera kukwibutsa ko ibi ushobora kubikora gusa mu gihe telefone yawe yibagiwe password yayo, cyangwa abana bakaba bayicokoza ugasanga bayiforomase, kandi harimo yakoreshwaga irimo icyo bita Google account, cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita email. Yego, murabibona ko telefone yanjye yongeye kwaka. Ahangaha rero icyo usabwa hari password twasizemo igihe twayikoraga, n'ubu bari kudusaba. Hano urongera rero ukayishyiramo,
umajije kuyishyiramo, yego urakora sitati. Nurangiza nk'uko bimeze, murabona ko igihugu cyacu ari u Rwanda. Wowe ushobora gushyiramo igihugu ushaka bitewe n'ahantu uherereye. It depends on where you are. Why you are selecting your country. But me, I'm in Rwanda. That is why I select Rwanda country. Rwanda country. Inoti 10 nigera igeze kuri ngahe? Rwanda country, yeah. Njyewe urabona ko nahisemo u Rwanda kubera ko ariho ndi. Icyo gihe ukoraho gutya, warangiza ugakomeza aha kuri simukadi. Kubera ko nta simukadi hano, bari kukubwira ngo connect mobile network, shyiraho. Kandi twebwe twabonye ko turi gukoresha. Allo? Yes wanje. Neza, uri ku ishuri? Kutize? Sawa, hari akantu nari ndi gukora. Wampaye iminota nk'ingahe se nkabanza nkagakora nk'itanu, kongera ukampamagara ko nta kibazo. Niba oyashangiye n'amayinite mwantagiye. Ntumbeshye ngo uhaye iminota 5. Yego, hano munyihanganire gato. Hano urongera ugasimbuka, agaruka hano. Hano noneho urabona hari internet warosizeho kare, urayihindura ugashyiramo iyindi, ariko ukaba ubizi neza ko iyo itari gukora. Yo ukaba ubizi neza ko itari gukora. Hanze ukabanza ukayikonegita, akaba ari ijyaho. Yego, iyo imajije kujyaho, urongera ukagaruka inyuma ugasubizaho ya yindi yakoraga. Yego, nk'uko ubibona, wabibonye. Mwibutsa ko mukiri kumwe na Urusobe rw'Ubuzima, channel yanjye. Aha nitwa DJM w'ibihe. Turakomeje mu buryo bwo gukora telefone, ariko bidakomeye cyane. Ibintu wakora uri mu rugo, si ngombwa kujya gutangaho amafaranga ugategereza. Hano birimo gukora icyo bita checking for update. Telefone yawe iri gusubira ku murongo, kugira ngo muri kubibona. Aba ndi kumwe n'umutekinisiye bita Eric Tech, ukorera ahantu bita Rubengera Karongi rwose. Yego, aha iyo uhageze bari kukubaza niba koko ari wayikoze, bagira ngo wongere ubereke niba uzi password wasizemo, kandi twese twabonye ko ari iyi. Yego, uba ushobora nawe gushyiramo password yawe muri cya gihe bakubajije. Ahangaha rero ni icyitonderwa. Aha uba uri gusabwa gushyiramo ya email yawe, cyangwa ugashyiramo iyindi, cyangwa ukabyihorera. Ariko nk'uko tubizi, ntushobora kugira access kuri za YouTube, za Google utabanje gushyiramo imyirondoro yawe. Hano rero niho uba ushobora gushyiramo imyirondoro yawe, imyirondoro yawe bwite. Njyewe mfite email yanjye, @gmail.com. Ariko password sinyibereka. Password ntabwo nyibereka. Password, yego, password ntabwo nayibereka, ariko narangije kuyishyiramo. Musaza, muze neza?
Murabona ko hano bari kukubaza niba ushaka kuyikoreshereza cyangwa ari iy'abana. Nta mafaranga ni ukuri mfite pe. Ntacyo mubwira yaguha. Mubwira arayaguha nta kibazo, mfite n'amafaranga ariko ntacyo mubwira yaguha, njyewe ndaza kuyamuha ntacyo. Aha murabona ko telefone yacu turayirangije, aferi irarangiye. Feri igize ite? Feri yacu irarangiye. Feri yacu irarangiye. Hano uraza hano ugakora kuri akisebuti, kugira ngo muri kubibona neza. Hano ukaza ugakora n'aha. Nta gushidikanya ko telefone yacu ubu ngubu isubiye kuki? Ku murongo. Telefone yacu isubiye ku murongo nk'uko muri kubibona. Nongera kubibutsa ko mukanda sabusikarayibu, like na share na comment kuri channel yanjye Urusobe rw'Ubuzima. Akaba ari inkunga ikomeye mu nteye. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao ciao.